Yesu nashimwe cyane bene data, ndabashimiye nanone kubw'umwanya wanyu mufata kugira ngo mubane nanjye dusangire ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana uyu munsi tugiye kuganiraho, hanyuma dusenge noneho dutangire kuganira ijambo ry'uyu munsi. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusoma muri Yohana ibice 13, turasoma duhereye ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 17. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu amenye ko se amweguriye byose kandi ko yavuye ku Mana kandi ko asubira kuri yo, ahaguruka aho yariraga yiyambura umwitero, yenda igitambaro aragikenyeza, aherako asuka amazi ku mbehe, atangira koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza igitambaro akenyeje. Nuko yegera Simoni Petero, nawe aramubaza ati, Databuja, ni wowe unyoza ibirenge? Yesu aramusubiza ati, ibyo nkora ubu ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma. Petero aramubwira ati, reka, ntabwo nzemera na hato ko unyoza ibirenge. Yesu aramusubiza ati, nintakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. Simoni Petero aramubwira ati, Databuja, noneho ntunyoze ibirenge byonyine, ahubwo unyuhagire n'amaboko, umese n'umutwe. Yesu aramubwira ati, uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo abe aboneye rwose. Icyatumye avuga ati, ntimuboneye mwese, nuko yarazi uri bumugambanire uwo ari we. Nuko amaze kuboza ibirenge, yambara imyenda ye, arongera aricara, arababaza ati, aho mumenye icyo mbagiriye? Munyita shobuja n'umwigisha. Ibyo mubivuga neza kuko ariko ndi koko. Nuko rero ubwo mbogeje ibirenge kandi ndi shobuja n'umwigisha, niko namwe mukwiriye kubyozanya. Mbahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye. Nukuri ndababwira yuko umugaragu ataruta shebuja, kandi intumwa itaruta uwayitumye. Nimumenya ibyo, murahirwa niba mubikora. Twongeye guca bugufi imbere yawe kano kanya, ndakwinginze ngo uyu mwanya reka ubwiza bwawe buganze hano, reka ukuri kw'ijambo ryawe kandi nicyo uba ushaka ko tumenya kibashe Mwami Imana kumvikana mu mitima yacu, kandi koko utubere urugero, ibyo wakoze natwe tujye tubikora. Ndagushimiye rero Kristo ko wumvise gusenga kwacu, tubisabye twizeye izina ryawe Yesu, amen. Bene data, Yesu naduhana umugisha. Rero ngo Yesu ngo amaze kumenya yuko igihe cye kigeze cyo kuva mu isi, ahangaha ni igihe yari ari kumwe n'abigishwa be bagiye gufata rya funguro rya nyuma. Hanyuma Yesu mbere yuko asangira n'abigishwa be iryo funguro rya nyuma cyangwa se ibyo kurya bya Pasika, Yesu ngo afata umwitero we, ngo arangije ngo awikuraho, noneho ngo arawukenyera. Amaze kuwukenyera ngo arahaguruka ngo afata imbehe, ngo asuka amazi ku mbehe, hanyuma arahaguruka atangira koza ibirenge by'intumwa. Ngo ageze kuri Simoni Petero biramutangaza cyane, aravuga se, Databuja, ni wowe unyoza ibirenge? Ati rwose ntibikabe, ntabwo ukwiriye kunyoza ibirenge. Yesu aramubwira ati, nintabikoza ntacyo tuba tuhuriyeho. Hanyuma Petero yumvise ayo magambo aramubwira ati, noneho ntunyoze ibirenge gusa, ahubwo unyoze n'amaboko ndetse unyuhagire no mu mutwe. Yesu aramubwira ati, uwiyuhagiye icyo abasigaje gusa ni ibirenge. Ariko nyuma yo kubikora Petero nyine aciye bugufi, Yesu arabimukorera. Arangije Yesu ngo kuboza bose ngo aricara, nuko noneho aterura amagambo ababaza, mbese aho ibyo mbagiriye mwamenye ibyo ari byo? Nibwo yateruye amagambo ababwira ati, umugaragu ntaruta shebuja. Ngo nimba mbibakoreye kandi ndi shobuja koko,
nk'uko mubivuga kandi nkaba n'umwigisha wanyu, ati namwe mukwiriye kujya mubikorerana. Mu yandi magambo, hagati yanyu muzajye mugira gutyo nk'uko mumbonye mbagiriye. Ibi nkoze bibabera urugero iteka, igihe cyose muzajye mubikora. Yesu nashimwe cyane. Aya magambo yaje gute? Mu by'ukuri mu minsi ishize nari nateguye ijambo, noneho mvuganire reka ngende ndifate, hari ahantu njya nkunda kujya kugira ngo ndisangize ubwoko bw'Imana. Nuko ngezeyo, yemwe ndababwiza ukuri, ngerageza gufata ijambo ry'Imana biranga neza, birananira neza. Najya kwishakamo rya jambo nkumva rirahari pe, ariko kugira ngo nditange biranga neza, biranga. Mfata umwanya munini, nari nabanje gusenga umwanya uhagije, ariko nongera gusenga, nongeye kuvuga ngo nongere mfate ijambo ry'Imana nateguye, reka da, biranga. Bimaze kwanga, numva noneho nta n'impamvu yo gukomeza guhata, ahubwo ndabireka. Mbiretse noneho ndavuga reka ntahe, ndi mu nzira ngenda, ariko ndimo kuganira n'Imana, bazimana ntariko ibi ko wampamagaye ukamamagarira umurimo wawe, kuki ibintu nk'ibi ngibi biba? Ko nasenze, ko numvaga mu by'ukuri niteguye, byagenze bite? Noneho Imana, umwuka w'Imana agenda anganiriza muri njye. Ariko mu by'ukuri nubwo umwuka w'Imana yagendaga anganiriza mpishurira ibintu bimwe na bimwe, numvaga ntafite amahoro muri njye. Ndakeka impamvu nari ntakaje amahoro ni ukubera ibyari bimaze kuba, nari ndimo kwibaza impamvu ntabashije gusangira cyangwa se kuvuga ijambo ry'Imana. Numva mbese binguye nabi muri njye, numva sinzi uko meze, numva n'amahoro ntayo mfite. Ariko maze gutaha, hari mwene data umwe wampamagaye, turavugana. Noneho turimo kuvugana, musangiza ibyambayeho. Musangije ibyambayeho, umwuka w'Imana aramukoresha. Noneho atangira kunganiriza muri bwa buryo bwo kumpumuriza. Noneho muri uko kunganiriza, umwuka w'Imana ampishurira impamvu ya biriya byabaye. Iyo mpamvu noneho nyihawe, ubwo numvaga impamvu y'ibyabaye, nahise numva amahoro menshi cyane antembamo mu bugingo bwanjye. Numva nguwe neza, noneho ntangazwa n'ibibaye. Yesu nashimwe cyane. Umwuka w'Imana nibwo nyuma yaje kugenda anganiriza, ambwira ati buriya kuganira na mwene so, noneho nkamucamo mukoresha, nibyo byabaye intandaro yo kugira ngo nguhishurire kuriya, bityo wongere wumve ugaruriwe amahoro yanjye. Yesu nashimwe cyane. Nibwo aya magambo yo muri Yohana ibice 13 uhereye ku murongo wa 3 gukomeza twagejeje ku murongo wa 17, nibwo yaje. Nahise numva neza ko ikintu uriya mwene data yakoreshwaga ko ari ukunyoza ibirenge. Haleluya. Ijambo ry'Imana yavuze ngo uwuhagiwe, wiyuhagiye mbese umubiri wose, ngo ikintu abasigaje ngo ni ukoga ibirenge. Kandi niko kuri. Iyo umuntu agiye koga, abaza koga mu mutwe, noneho akagenda akurikiza ibindi bice byose bitandukanye by'umubiri. Ibirenge nibyo abasigaje. Mwibuke ibirenge nivuga butumwa. Nari mvuye gukora umurimo w'Imana, yego ntibyakunze. Muri uko kudakunda, hari ukuntu naje muri njyewe ngenda niganiriza, ariko nanabaza Imana, mvugana n'Imana. Ibyo bituma numva ntameze neza muri njye. Uko kutamera neza muri njye, nagombaga kubyozwa, nagombaga kozwaho uwo mwanda kugira ngo nongere kumva nguwe neza. Mwene data, turakeneranye. Ukeneye mwene so, kandi ni byiza yuko tujya tuganira byose, birafasha. Haleluya. Kuko iyo ubohokeye mwene so, biba bivuze yuko mu by'ukuri ubohokeye Imana.
kandi wubashye mwene so. Umubwiye byose kubera iki? Kuko wiringira yuko ari mwene so, wemera yuko ari mwene so. Bityo rero byaba intandaro yuko Imana yamukoresha kugira ngo nawe ugirirwe neza. Haleluya. Rero turakeneranye bene data, ujye ugerageza uvugane na mwene so. Uri umukozi w'Imana, uvugira Imana, ariko se nyuma yo kuvugira Imana, nyuma yo gukorera Imana, hari abo mujya muganira ukabereka ibyakugoye, ukabereka ibibazo, ugashaka ko bagusengera, ugashaka ko bakugira inama, ukifuza yuko bakuganiriza? Birakwiriye mwene data. Haleluya. Impamvu bitumye numva ashaka kuganira namwe aya magambo, nkimara guhishurirwa iryo jambo, ryatumye numva amahoro aje muri njyewe, nahise mbimubwira. Ndamubwira nti siko ndimo kumva amahoro antebamo, ndumva nguwe neza, nyuma yuko numva mpishuriwe impamvu yatumye biriya biba. Mubwira n'impamvu numvise nganirizwa. Yesu nashimwe cyane. Noneho buri uko tugenda tubiganiraho, tuganira kuri ibyo ngibyo, ni nako numvaga amahoro agenda arushaho kuba menshi muri njyewe. Rero mwene data, ukeneye mwene so, kandi ni byiza yuko tujya tubohokerana, kuko Imana yifuza yuko itugirira neza. Si bose nk'uko Yesu nawe yabivuze abwira Simoni Petero, aramubwira ati namwe muraboneye, ariko si mwese. Mu yandi magambo, mubo Imana yaduhagurukanije nabo, ntabwo bose ariko kwiriye kubabohokera ngo basange babwire byose, kuko bose siko bakoza ibirenge. Haleluya. Ahubwo hari n'abakwanduza ibyo birenge. Ariko birakwiriye yuko muri abo bose ukwiriye kuba ufitemo abantu ushobora kuganiriza mu by'ukuri, ukumva nawe uruhutse mu mutima, ukumva mu bugingo bwawe wongeye kwambara imbaraga. Yesu nashimwe cyane. Rero mwene data, birakwiriye kugira abantu runaka ujye ubwira ibyawe, ukababwira uko umeze, ukababwira ibyo urimo, ukabaganiriza uko wumva uguwe muri wowe mu bugingo bwawe. Abo ngabo Imana ijya bakoresha kugira ngo ikuruhure, ikugirire neza. Yesu nashimwe cyane. Yesu yaravuze ngo mujye mubigirirana gutya, ngo nk'uko nanjye mbibagiriye, ngo umugaragu ngo ntaruta shebuja. Ujye umenya yuko mwene data, nk'uko Imana nawe yagukoresha, ni nako yanakoresha abandi kuri wowe. Rero numvise nabaganiriza ku byambayeho, ariko nabihuza n'ijambo ry'Imana. Biriya mwene data yankoreraga anganiriza bitewe nuko muri njyewe nari nagize gutakaza amahoro. Ibyo yankoreraga bigereranywa no kunyoza ibirenge, kandi Yesu yaravuze ngo umugaragu ntaruta shebuja. Ngo nimba mbibagiriye gutya, ngo namwe muzajye mubigirirana hagati yanyu. Ngo ubu ngubu ndimo kwibagirira, ntabwo murimo kubisobanukirwa, ariko hari igihe muzajya mubisobanukirwa. Ariko Yesu aduha itegeko, aratubwira ngo muzajye mubikorerana hagati yanyu, mubigirirane. Ese ujya wemera ko waca bugufi abo ushumbye? Ujya wemera yuko abo uruse n'urugero waca bugufi ukamanuka hasi, ukaba wakumva ibibavamo, ukaba wabaganiriza yewe n'intege nkeya zawe, kugira ngo bagusengere, kugira ngo bagire icyo bakuganiriza? Bijya bikubaho mwene data? Ese ujye ubikora? Haleluya. Hari igihe biba ngombwa, hari igihe biba ngombwa, hari igihe biba bikenewe. Yesu nagufashe kumva no gusobanukirwa neza ijambo rye, kuko ni wowe bizafasha, ni wowe bizaruhura, ni wowe bizagirira neza. Yesu yarababwiye ati ndi hagati muri mwebwe ndabibakoreye, ngo kandi umugaragu ngo ntaruta shebuja. Ngo niba mbagiriye gutya, ngo muzajye mubikorerana hagati yanyu, hagati yawe n'abandi, hagati yawe n'abandi. Hari abantu Imana yaguhagurukanije nabo mu gihe kimwe. Abo bantu mwene data, Imana igufashe kujya ubacira bugufi, ubaganiriza ibyawe byose, kuko bari mu bantu Imana yakoresha kugira ngo nawe ugubwe neza. Yesu rero naduhana umugisha,
ndabashimiye nanone. Reka dusenge Imana. Mana yaremye ijuru n'isi, Data mu izina rya Yesu nongeye kugushimira kubw'uyu mwanya, gushimiye kubw'aya magambo yawe, gushimiye Data kubw'iri tegeko Mwami Yesu Kristo watutegetse, watubwiye kujya dukora buri kintu cyose watubwiye kujya dukora kiba gifite icyo cyatumarira. Rero ufashe mwene Data kubyumva kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi, ni mu izina rya Yesu mbisabye kandi nshima nizeye, amen. Yesu naduhana umugisha, nawe ubutaha.